Yes, ibihe byiza nanone aho uherereye komeza ugubwe neza cyane. Turi mu karere ka Rubavu mu mudugudu wa Tagaze ahantu hitwa Irubona. Ahantu ni ahantu heza nkuko mubira muri kamera. Murabona ko turi mu kibanza cyuzuye kandi ikibanza cyiza, ikibanza bagerageje gushyiramo umusingi. Murabona ko uteguye, bibaye ngombwa ko tugishyira ku soko kubw'impamvu zidaturutse kuri nyiracyo, ahubwo ko ikenera amafaranga. Murabona ko ibintu byose biteguye, pariseri yose iruzuye, ifite ubuso 650 kandi hafite view y'amazi. Nangagira ngo cameraman yerekeze kamera mu kiyaga, murebe iyo uri hano ubu uri kureba neza ku kiyaga cya Kivu. Murabona ko witegeye umujyi wa Goma, hirya gato n'andi mahoteli. Murabona ko ubu ufite ikiyaga cyose cyahitwa mu Butotori. Abagenda mu karere ka Rubavu hari inzira iri hasi inyuze hafi y'ikiyaga, iyo nzira yitwa mu Butotori. Turi hejuru y'iyo nzira y'uwo muhanda rero, kandi naho hakora ku muhanda nkuko mubireba muri video. Hano hantu rero twatangiye tubabwira ko hafite ubuso 650. Uraza ko mubona hano tugenda hose turacyari muri ubwo buso. Umanuka imbere y'iyi nzu gato ugatambika, imbere y'iyi nzu ugatambika, aho hose mubona izo nsina nziza zifite ibitoki, gutambika kugera hirya y'izo nsina zeze zanye ibitoki, aho hose ni mu buso bumwe tuje kubereka. Hano hantu rero ngwino mu bambere, wicikwa n'aya mahirwe, wicikwa no kugura ahantu heza nkaha kuri miliyoni zawe 35 z'amanyarwanda. Uraza tuguhereza ahantu nkaha kurutiri. Ibintu byagiyemo murabizi uburyo umusingi uhenda, murabizi umusingi ukuntu uhenda cyane, kandi abubatsi tubiziranyeho. Muduhamagare kuri za nimero zacu ni 078 300 8 7 aho hageze umwana mureba niho ubuso bugarukiye. Hanyuma rero ku muntu washaka kutwandikira, twandikira kuri iyo zo nimero tubabwiye, kandi mukadusanga mu mujyi wa Gisenyi niho dukorera, ukigurira ahantu nkaha. Umusingi waho wateganyirijwe icyitwa etage. Rero etage yajya hano hantu. Uyu musingi batubwiye ko bacukuye muri metero 3 z'ubujyakuzimu, niho batangire gushyiramo uyu musingi. N'ahantu hakomeye cyane, munagendeye ku bikorwa birimo birigaragaza, kuko ahantu hari amabuye menshi bahasize birumvikana. Kandi ikindi barakatinze bagera hasi, kuko hano hari agasozi. Inzu bashaka kuyigira etage, hari parikingi, hari parikingi nziza murayibona, hagati y'imodoka 2 n'eshatu zajyamo. Rero yaragiye kuzamura gato, hejuru akahashyira akabari cyangwa rizote, hasi akajya habamo. Nawe wakomeza uwo mushinga bikaba neza cyane. Komeza rero mere neza aho bibereye, unatekereza kuza gushora imari muri aka karere ka Rubavu. Kugera hano iyo ugeze muri centre ya Kabiza, ni mu kagari ka Rubona, hafi n'akagari ka Rubona. Ubu ugiye kugera aha hantu, kuko ukoresha iminota hagati y'7 n'10 kugira ngo ugere ahantu n'amaguru. Mu gihe uri n'imodoka kuva kuri kaburimbo kugera hano wakoresha nk'iminota 3 cyangwa 5. Murumva ko ari ahantu hafi. Komeza mere neza nkuko natangiye mbikubwira. Ntangiro z'umwaka ndabizi kumeze neza cyane, abatameze neza